Ya sawa kabisa abantu bakurikirana Amazingi TV show uyu munsi tuzagenda twabazaniye ibintu byiza cyane. Uyu tubazaniye umutumirwa wacu utaruheruka wari umaze igihe abantu bakunda kubaza yagiye he ari hehe. Uyu munsi twamubazaniye arabuze kutubwira byinshi kuri byo, ariko ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi kubera mudukunda cyangwa se urukundo mudukunda, uyu munsi mushobora kugerageza mugakora share, like, comment, subscribe. Tuba dukeneye izo nyunganizi, ibyo bituma mutumotiva. Ikiganiro cyacu niyo cyareba batatu bane gusa bahagije, ariko kubera urukundo mudukunda ndabizi ko muzabikunda muri benshi cyane. Hanyuma rero uyu munsi turi tariki ya munane ukwezi kwa munane 2024. Uru ni umwaka wari ugiye gushira Olivier Oviado adaheruka kuba yagaragara ku bantu benshi, ndetse ku bakunzi biwe, ku bantu bamuzi kuri sinema, kuri comedy, ibintu byinshi, kuri football, volleyball, akaba yarabaye n'umuyangi coach, ibintu byinshi cyane ahangaha mu kazi akora yamazemo iminsi. Hanyuma rero ndagira ngo mbashimire kandi turabakunda cyane. Share, like, comment, subscribe Amazingi TV show. Hanyuma Olivier, welcome ku Mazingi TV show. Barakoze cyane, ndabashimiye cyane. Hanyuma Olivier, umeze gute? Amakuru y'iminsi? Ndakomeye, ndashima Uwiteka Imana. Kabisa, yari iminsi umunsi none cyangwa batuzane nago hebana. Ibintu ntabirenze man, ni bisanzwe. Cameraman turagira ngo agerageze ahere ku nkweta, zamure kuri Petro, hose byose agenda abikora byereka abafana b'Amazingi TV show kugira ngo ibintu bizakomeze kugenda neza. Olivier, iminsi myinshi rero? Ni myinshi kabisa. Olivier, ndabizi biragoranye ku uyu munsi wa none, ntabwo umeze neza bitewe na tariki mwamenyeye kuba mwakwibukiraho abanyu bazize uko baremwe muri Kongo, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Nord Kivu na Sud Kivu, by'umwihariko mu nkambi ya Texas, mu nkambi zose ziri mu Rwanda z'abakongomani bari kwibuka. Hanyuma uyu munsi bimeze bite? Uri kwiyumva ute? Turakomeza no twihanganisha n'abakunzi bawe muri rusange. Muri rusange ndameze neza, njye n'umuryango wanjye turashima Imana, tumeze neza. Nk'icyo wari ukomojeho, nyine urumva ni ngombwa, ntabwo nakwishima bitewe na bene wacu ukuntu byagenze, bitarabaye byiza muri Kongo, za Gatumba n'ahandi. Ni inkuru itari nziza uyu munsi, ntabwo nishimye, ariko muri makeya mu buzima busanzwe naremeze neza cyane. Kabisa, ibintu ni byiza cyane, ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi, mw'iyi minsi wari uhugiye mu biki ko umaze igihe utagaragara, utaboneka? Ni cyo kibazo kiri kuba mw'iyi minsi ku buryo biri gutuma utaboneka? Muri no minsi nari ku ishuri, na n'ubu ndakiga, ariko gusa nyine n'ibindi ngenda kurikirana mu buzima bwanjye busanzwe kugira ngo bikemuke. Murabizi ko ndi mushashanga, n'ibindi ngenda nitaho kugira ibintu byose bigombe kugenda ku murongo mwiza. Olivier, ukimara kugera muri Canada, ni ikihe kintu cyakugoye ucyagera bwa mbere? Igera muri iki gihugu icyangoye bwa mbere cyo bita ubukonje bwa hano. Ubukonje? Yari imeze danje. Umva, usohoka hanze ukagaruka uri gutitira bikomeye, kandi umazeyo nk'umunota umwe cyangwa ibiri. Muri sama urumva bimeze gute? Iyi sama bimeze neza kabisa. Uku kwezi imba numva kwahoraho, nuko bitashoboka. Ntabwo byakunda. Uyu munsi wageze ku mazi, uri kuhareba ukayitegereza, uri kwiyumva gute? Nubwo ko uyu munsi nyine biba bikugoye, ese uri kumva bimeze gute? Nyine tubwire ukuntu uri kumva, uri kwiyumva ute birambuye? Ubu ngubu umeze neza, urumva ndi gusohoka namara nk'amasaha hanze umunsi, ndi kubona abantu batambuka, abavandimwe baza kunsura kubera ikirere kimeze neza. Kimeze neza cyane, ahantu hameze neza kabisa, harakeye. Olivier, reka nze unyemerere nkubaze ibibazo bigera kuri bitatu, turaduhita dusoza kubera ko akazi kaba kabaye kenshi, kubafatisha urabizi biba bigoye. Abantu bari bakuzi ukina futu, ese ukina komedi, ubu ngubu uracyabibasha? Ubu ngubu ndagerageza kuko ndi gupanga budget yabyo, mbikurikirane neza. Kuko hariya mu Rwanda byari ikibazo cy'intuza cy'umufungo, ariko ubu ngubu hari igihe kazafatwa ngabikomeza, kuko ni impano nkunda indimu. Impano ukunda, icyo kibazo urakoze kugisubiza neza. Hanyuma Olivier, reka nze nkwibariza ikibazo. Uri umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ikinyarwanda uracyumva neza? Uracyumva, urakivuga? Ntabwo ari cyane, ariko ndakivuga. Ntacyo bavuga ntari kumva, ahubwo hari ibyo ntazi kuvuga, bitewe ntago nakivuga nk'abanyarwanda nyirizina,
kuko ikinyarwanda kirakomeye mu by'ukuri, hari indimi nyinshi ntazi mu kinyarwanda. ariko ntekereza ko wize indimi n'ubuvanganzo n'ubundi ikinyarwanda ntabwo ngiye kukubwira ngo duce imigani kubera ko butije, ariko byibuze ku buryo byibuze n'umuntu ukumva uri hano muri Canada, urabona kumenya ikinyarwanda bishobora kuzagorana, ariko byibuze ukajya uvuga ati nakoze ikiganiro muze murebe ikinyarwanda nasubije. Wanyemera nkakubaza utubazo nka tubiri tworoshye cyane mu kinyarwanda? Wambaza ntari? Ntabwo ndibuze ko kubaza umugani, ndakubaza igisakuzo sakwe sakwe. Soma. Kari bugenge n'ubugenge bwako. Icyo ngicyo ntabwo nibwo nanacyumva. Urabasha kumfasha? Okay. Kuko Olivier rero tubwiye ati rwose n'ubundi ikinyarwanda avuga ikinyarwanda, ariko nyine bitewe n'ahantu hari biragoye kuba yakwibuka byinshi kuri byo. Kari bugenge n'ubugenge bwako ni inkoko icutsa nta mabere. Amabere. Okay. Inkoko icutsa nta mabere, ubishwi bwayo bukabaho nk'imbata mbese muri rusange, cyangwa amadendo, ni inzoka igenda nta maguru, ibintu nk'ibyo sibyo? Okay. Okay. Sako sakwe. Soma. Katipya katihwi. Nagaca mu nkoko ndakeka. Ora nicora. Sinzi abantu bakurikiye Amazingi TV show muri buze kudusubiza muri comment, muraza kubyemera cyangwa se ariko murabikunda gusa. Kari ubwenge n'ubwenge bwako ngewe ko mbizi, muraza kumfasha nanjye ikinyarwanda ntabwo kizi cyane. Urabona iyo bajyaga bajya kwahira ubwatsi bw'inka, hari agacahoro, nimba ari agacahoro sinzi ukuntu bakita. Iyo bajyaga bajya kwahira ubwatsi bw'inka bagendaga gakubita ubwatsi batagurya pya hwi kagenda kambukiranya ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko turasaba n'abantu babyeyi bacu by'umwihariko bazajya bagenda badufasha, bakagenda batwigisha ikinyarwanda cy'iwacu. Hari indirimbo y'iwacu waba wibuka? Ndazizi nyinshi cyane. Waturirimbiraho mwe byibuze? Bakore subscribe, share and comment. Ibyo ngibyo nzabibakorera ejo ndi kubona babikoze, ndabasezeranye. Sawa, murakoze cyane. Abakunzi bawe ubabwiye nguki niyize nawe babwiye? Ikintu nababwira, turabakunda cyane Amazingi TV show. Icyo nabashishikariza, inkunga yabo irakenewe, bakora subscribe, comment and share. Murakoze cyane. Hasigaye ibibazo bitatu byonyine, ku bibazo bitanu nari bukubaze. Biravugwa ko sinzi niba byaba ari byo, biravugwa ko uraza gutanga igisubizo ku bakunzi b'Amazingi TV show. Biravugwa yuko uwo bita Oliviado bitewe n'impano akunda kugira, mbese tuzi ko biravugwa ko hano wageze hano ujya rimwe uyiyongoza muri siporo, uyiyongoza ku masomo, abakobwa bagukunda ari benshi cyane, by'umwihariko abazungu bahangaha muri Canada, aba Ukraine ngo barimo barakompeta kuri wewe. Ese ko tuzi neza ko ufite umukunzi wawe mu Rwanda wasize mugiye kuzana hagacamo akantu gatoya, ariko n'ubundi isezerano ukaba ugomba kuzasubirayo, bimeze bite? Ese abafana bawe bumvishe iyo nkuru? Ntago tuzi nimba ari bya bindi bajya bavuga, hajya babyita cameraman araza kudufasha, cameraman araza kudufasha, babyiya nimba ari scam. Ibyo bintu byaba ari byo? Duhereza umucyo kuri ibyo. Nk'uko ubivuze, ayo makuru nanjye nyirizina angeraho pe. Ngewe ngo ndi gutereta abazungu ngo barankunze, ariko oya, ntago bivugwa ko batereta, ahubwo bivugwa ko bagutereta. Ko bandereta? Izo nkuru ni ibihuha pe. Umucyo kuri ibyo? Ibyo navugaho, turigana, abazungu twigana bambona ndi kuganira nabo ngo ati ngo barantereta, ngo barankunda, ibiki na biki. Ni ukubesha ngiye mfite girlfriend. Okay, ubwo rero tubwiza abantu batuye Amazingi TV show, bakurikiye Amazingi TV show, abafana by'umwihariko, ibyo ngibyo ni ukubeshya, ni ibihuha. Okay, hasigaye ibibazo bibiri gusa. Ikibazo kindi kiragira giti, Olivier Fiado, biravugwa yuko uri mu ntara ya Nova Scotia. Biravugwa ko ugiye kwimukira ahandi, nimba ari za Toronto, nimba ari za Quebec, Ontario, ntago mbizi neza. Nabyo abakunzi bawe bariyo, bagira icyizere ko ugiye kujyaho mu minsi ya vuba, cyangwa uracyari hano bitewe n'impamvu z'ubuzima nyine? Gahunda hari. Ngewe mba numva mfite intego yo gutembera ikindi gihugu cyose bibaye ngombwa, ariko nkuko icyo kibazo rombajijeho ukuntu next year ngomba kuzagenda cyangwa singende, biterwa n'ukuntu kazaba kafashwe.
mugihe nzaba nabonye akazi urumva ntabwo nzaba nkigiye. Abakunzi bawe bari gutekereza se Olivier ko twumva yuko agiye kuzagenda kandi hari byinshi na projet yaratwemereye ko azatugezaho, filime iki by'umwihariko ibiganiro bitandukanye byo gususurutsa abantu, urabizi baranabikunda, ibyo bintu bihagaze gute? Ni ukuvuga ngo urugendo rwanjye ntabwo ruzahagarika ibikorwa remezo byanjye. Yego. Bivuze ngo rero aho wajya hose wabikora. Ikintu cyatuma udakora intego yawe ni urupfu, kandi sinzaba ngiye gupfa, nzaba ndi gusanga famiye, ni gutyo gahunda zimeze. Okay, abantu rero ikindi ikibazo, hari ikibazo njyewe waza kumbaza? Ikibazo nakubaza. Yego. Kiroroshe ntabwo gikomeye. Nta kibazo. Ku munyamakuru. Yego. Hari abantu bipanze akazi bitirira Amazing TV show. Yego. Wababwira iki? Nababwira bakoreshe ya like, comment, subscribe, kandi turabizi neza ko bazabikunda. Bye bye. Ciao.